nuko nambaye ushobora kwibwira akazi nkora nuko nari nirambitseho gato maze kunanirwa nuko nabonye inzozi ziza zityo hanyuma biranshanga cyane nari muri salo ndeba agakapu databuja nibuka ko databuja agiye gukora urugendo nuko nguko nifatiye imyanzuro yo gufata imfunguzo z'urugi mfata na kontake z'imodoka ye byose mbitsimbanya hanyuma ntekereza icyo ukora ndibaza hanyuma ndakinga urugi ndarodadira ntekereza icyo ngomba gukora ako kanya nibaza niba niki igikapu cye nagitsimba nagihisha nibaza birancanga nibaza iby'inzozi biranyobera nabonye indege irimo gushya kandi databuja nawe yicayemo hanyuma nuko nguko nagiye mu gikari databuja na mabuja nabo bahise baza batyo kandi databuja avuga ati birihuta rwose dore harabura iminota mike cyane kugira ngo indege ihaguruke sheri wanjye rwose ndagiye usigana usengera usigara amahoro rwose ariko rwose ndeka ngende kuko harabura iminota mike kugira ngo indege ihaguruke nuko nguko nyine romantique yabaye nuko nguko twasezeranye bidakunda ariko ndamubwira ngo ihangane ngomba kugenda nta kundi agiye hehe mu gukora ku urugi rurakinze urugi rwakinzwe imfunguruzo zirihe madamu imfunguruzo zirihe kugira ngo ngende kubona ndi gukererwa nuko nguko mabuja yagize atya ashaka imfunguzo ahantu hose araheba regura imisego arareba hano ku ntebe ya regura imisego arazibura aja ahantu hose arahiga imfunguzo arazibura imfunguzo ziri hehe urabona ko amasaha atansize koko gira bwanguza n'imfunguruzo sheri birihutirwa rwose nkuko yasuye mu cyumba cyabo icyumba arashaka imfunguzo uyu nawe ari kwiramata ngo bagiye kunyerereza amasaha yamfashe rwose dore nagombaga kuba ngiye ariko biranga nuko mabuja yagarutse nawe ati imfunguruzo ntazo ndi kubona imfunguzo nazo mbona zirihe ese ninde wakinze hanyuma agakinga izi mfunguzo bimeze bite nuko yatekereje mabuja ahita agira ati arampamagara cyane ati Lydia Ma, the door is locked. Where's the key? urugi rurakinze imfunguzo zirihe Key to what? You're doing key. The key to the house now. The key to the entrance door. Where is it? I don't know. Is it imfunguzo? Is it imfunguzo? Ntago mbizi. I don't know. Listen, I don't have time. I have no time. Okay. 10 minutes to be at the airport. I have time to be at airport. Ntagiye mfite ngo mu minota 10 ngomba kuba nageze kuri airport. Nguko uko twakomeje rero twishakishwa mu tubati. Ese imfunguzo zirihera muri tapise zirimo nuko ndakomeza ndishakishwa mabuja databuja yadrakaye cyane ati ibi bintu ntago bivyavamo ibintu ntago biruvemo murambo ni imfunguzo mwazishyize mu nyiciro urugendo ntabwo bivamo ntabwo bishoboka nguko uko nanjye nakomeje kwishakishwa mvuga ati simbizi nakinze zari ziri mu rugi ariko databuja yarakaye nakoze sakirego nkomeza kwishakishwa ngaha nanjye ngo ndebe ariko ikigamijwe ari kugira ngo ya masaha bagenda biraherera komeza ubane natwe our key is missing. This has All of a never sudden happened before. Go and search that place. nuko dukomeza kwishakishwa ngaha ndipfukamisha ndishakishwa yirebeshwa mu ishashi mabuja ntabwo byoroshye nyamara genza ukuri ndipfukamisha ngaha imbere ya databuja ese kuko imfunguzo zirihe bishoboka databuja ntabyumva ndiye guzwa ngaha kameza ndishakishwa ngaha ariko ibyatera izo zinarose kubera urukundo nkunda ababosi banjye ndavuga ntireka nishyire muri risike byanze bikunde mabuja arashaka databuja yarakaye kuko rwose ibintu nibibaho nibwo bwami yaramaze imyaka 2 agomba kubona akazi none dore birazanjye bitewe n'inzozi narose turishakishwa ngaha reka ntazirimo ariko ibi birahera reba hano I'm supposed to be at the airport by 7:20 ku kibuga cy'indege saa 10:20 none bimaze kuba na 26
twakomeje kwishakishwa hirya no hino. Uko niko databuja akomeza kurakara uko amasaha agenda, n'ubundi indege yamucitse. Ati noneho ibi ni ibiki koko, mumvukishe gusinyira amadolari ya baba we, ibi ni ibiki koko, nari ngiye gukora kontra, nari maze imyaka 2 yose ntegereje hanga akazi, none no mu gihe nkabonye none deri ibintu mu nkore koko, kandi nari ngiye gusinya kontra ngo ntangire akazi. Baba we, mbega ibibazo. Hey, Jesus. Hey, Jesus. So this is how my flight. I left it. I swear. I was just laying down here. Nyuma y'igihe kirekire twiciraguraho, n'ubundi indege yagiye. Nguko uko databuja yicaye n'agahinda kenshi, na mabuja bicaye bibaza ibintu bibaye, kubera iki bibaye. Kuko nanjye rero nagiye, hanyuma ndavuga nti reka nzane imfunguzo hanyuma banyice cyangwa se bambabarire. Nguko uko naje gake gake mbasanga muri salo, databuja yicaye hasi rwose, ya agahinda kamwisha, ari kuvuga ati amafaranga mpombye, aya madolari mpombye, ibintu byose bihinduka ubusa koko mu kantu gato cyane. Ako kanya n'umujinya mwinshi neza asa n'uwataye umutwe. Nuko naje hanyuma ndavuga nti nibashaka banyice ibintu nta kundi. Byari bibabaje cyane, nanjye nari mfite ubwoba bwinshi. Nguko uko naje rero nzanye imfunguzo, mabuja ati reba ibibaye hano, reba ibibaye. Lydia, The girl was looking for. how? I don't know. The girl was looking for. I don't know. I saw it. Actually, I saw it somewhere. I saw it. Hey. And you were helping us to look for the key. I did not know it entered there now. Sir? The key you are looking for. The key I was looking for. The key my wife was looking for. Nonga urusindo kuko nakubiswe ibintu bishaka bibi cyane. Ndabirandaka cyane. So you are the wife of Afashe AKAZI. Nakomeje gutaka cyane nsaba imbabazi databuja, ariko yari yarakaye cyane kuko kandi byarumvikanaga na mabuja ntabwo yumva ukuntu nafashe imyanzuro yo kutamenya aho nashyize imfunguzo, kugeza igihe databuja arasa urugendo yaragiye gukoreramo amafaranga, yagiye gusinya kontera amafaranga. Niba rwose ati ntabwo yarankubita urundi rushyi. Ndakomeza ndataka cyane, afata imyanzuro yuko agomba no kunyica kuko yateruye kibanga nkubite. Mabuja aramutangira ati sigaho wikica umuntu. Byari bikomeye cyane kubera ko rwose nanjye ibyo nakoze kwari nko kwihanduza icumu. Nuko mabuja ati sigaho rekera aho ngaho rwose. Hanyuma ibintu bishaho kuba bibi. Nguko uko nirukanse ndahunga kuko nta yandi mahitamo yarahari, nari nakoze ibidakorwa kuko namuvukije urugendo yagombaga kugenda kubera inzozi mfata risk kuvuga ngo ndahisha imfunguzo urugendo ruhagarare, ariko nze kureba iherezo ryabyo. Databuja afite umujinya mwinshi cyane, anabwira mabuja ngo bagomba kunyirukana. Mabuja nawe byaramunaniye, arampata insara nkubita kuko nari nakoze ibidakorwa rwose. Nguko rero uko byarangiye, ati amafaranga yacu ntabwo byumvikana. Our money! Ati wafashe imyanzuro ntabwo byumvikana. Wafashe imyanzuro gufungura urugi, sinagenda. Wafashe imyanzuro gufungura urugi, ariko none dore muza akazi kanjye. Amadolari menshi cyane watumye nyahomba. Nanjye nakomeje kugira nti sorry. Gusa mu kanya gato yakiri call. Hello? Hello? Bamubwira yuko indege yari bugendemo yakoze impanuka, bibaza niba nawe yagiye. Ati reka ndi mu rugo byagenze bitya, kandi koko nuko nguko umugore n'umukozi
bari bataye imfunguzo ntabwo nabashe kugenda. Ati reka ndebe niba ari ukuri, ndeka ndebe amakuru agezweho niba ari ukuri. Ngo kuko yagiye kuri internet, ajya kuri YouTube areba koko niba ibyo bintu byabaye, aho areba amakuru agezweho niko kubona ibyo bintu n'ukuri, ibyo bintu n'ukuri. Jesus niko gupfuka amavuga ati Yesu we ntabwo bishoboka, nanjye ubu napfuye. Wakoze Yesu, thank you Jesus, wakoze Yesu, haleluya, shimwa Yesu. N'umugore barashima, nabo barashima, bose bashima Yesu ko urwo rugendo rwahagaze. Nguko uko nanjye rero bari banyirukanye, nari metsu ubukapu, nari nikoreye ubukapu nje kugira ngo mve muri urwo rugo, kuko nakoze ibidakorwa, nagacira inzozi zanjye. None natumye databuja atajya mu kazi, natumye databuja ahomba akazi, atagira urugendo. Uko nazaga rero nabo niko bashimaga Imana, nazi ngo nibiki biri kujya imbere, mbona bapfukamye, niko kumbona databuja sansatiriye ndahungagira ngo agiye kongera kunkubita. Nuko yamfukamye imbere ati mbabarira mukobwa wanjye, mbabarira rwose, mbabarira, nakoze iki se, mbabarira, nubwo nimumbabarire n'igihe wakoze amakosa. Ati hanagure rwose, tubare ko twagukubise. Nuko bansaba imbabazi rwose, baravuga bati tubarire mwana wacu, natwe ntabwo ari twe, burya ni Imana yakubwiraga. Ati dore uko byagenze, indege yagombaga kugendamo yakoze impanuka, none tubarire rwose ko twagukubise, garuka mu rugo rwose, tubarire ko twabifashe nabi, ntabwo twari tuzi kariyere kwa Imana hayarimo kukwereka. Baratangara bose, babona yuko burya inzozi, kurota inzozi ari igihe inzozi zibariyere kwa kandi ari ibyo guhabwa agaciro. Nuko bashima Imana. Nanjye niko kubabwira nti icyatumye rero mbitera niryame hariya, nuko ndota inzozi, mbona inzozi imodoka indege yigwa, niko gufata umwanzuro wo kubika imfunguzo, ariko ngira ubwoba bwo kubikubwira databuja. Nguko uko byagenze rwose. Hanyuma bakomeza gushima Imana, nanjye nshima Imana kubera yuko Imana ari ibikoze kandi ariyo yerekanye iryo yerekwa. Ariko nanjye nafashe iyo myanzuro nzi ngo ari ubwoba bwanjye, ntazi ikibyisha inyuma. Ngayo nguko rero nuko byarangiye, bavuga ati mwana wacu hanagura amarira rwose, turagukunda, ntiwigere ugira hujya, ntiwigere uva muri urugo, turagukunda rwose, tubonye ko Imana ikorana nawe kandi gukoresheje ibikomeye cyane. Ngayo nguko rero uko byarangiye, bakomeza bashima Imana ko Imana ikoze imirimo yerekanye yuko uwo mubyeyi adakwiye kuba yaba ava mu mubiri muri iki gihe. Niyo mpamvu iduhisha kubera ko mission yacu itararangira, isaha yawe yageze, ntibishoboka yuko warokoka. Ariko ubwo ngubwo Imana niyo yari yagize ngo urokoke databuja, ikambwira yuko ngomba gukinga, hanyuma imfunguzo nkazibika. Ariko nanjye sinari mfite ko kwizera, ariko nagize ubwo bwo ndafvuga nti reka mfata iyo risk, mfata izo ngorane ibiba bibe, hanyuma urabona ko nemeye no kureka akazi. Ati mbara rwose, nemeye ko Imana yawe ikomeye kandi mbonye ko yandokoye kubera wowe. Nguko uko ubusabane bwagarutse mu muryango, nuko bakomeza kwishima batyo cyane. Ikiganiro cyo nibyambayeho, ndetse tuba tugomba kumenya ibyabaye, tukareba amasomo n'icyo bishatse kuvuga. Nguko uko bashimye Uwiteka bati data urakomeye, Yesu urakomeye. Ciao, reka tuzasubire ubutaha. Yendi ZORONGE Empire, wowe witwa nde? Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe. You are the God who makes it possible. In a man, come and do it all. Ihumeka sinzahungabanywa n'ibihwihwiswa, havugwa yuko ejo hanjye atari heza, hashingiwe ku biri kumbaho. ZORONGE Empire.